n'amagambo akomeye yanditswe na Abdul Rwatubyaye ni nyuma y'ibyo ngo yaganiriyeho na bamwe mu bakinnyi bakiniraga ikipe ya Rayon Sports barimo Muhire Keve muri uno mwaka bamutakiye bamubwira bati ibyo tuboneye muri ekipe ya Rayon Sports, ibyo tuboneye muri ekipe yacu twakunze kuva kera ni ibintu bikomeye cyane. Muhire Keve aramutakira ndetse n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye baramutakira, maze ubundi Rwatubyaye yikoza ku mbuga ze nkoranyambaga, maze ubundi yegereza nkana ku bakunzi b'ikipe ya Rayon Sports. Rwatubyaye Abdul rero n'amagambo akomeye cyane, yahoze ari kapiteni w'ikipe ya Rayon Sports na n'ubu n'umwe mu bakinnyi bubashywe cyane muri ekipe ya Rayon Sports, yewe ndetse abarero ntibatinya kukubwira ko ari umwe mu ba legend b'ikipe ya Rayon Sports, n'umwe mu basore bakiniye ikipe ya Rayon Sports igihe kinini cyane, aragenda arongera maze ubundi ayigarukamo nyuma y'uko abafana b'ikipe ya APR bavugaga yuko yabagambaniye ndetse agambanira n'ikipe ya APR Football Club. Abdul Rwatubyaye rero nyuma y'amagambo yanditse, bamwe mu bariyo batangiye kumutera amabuye cyangwa se bamuvunira ibiti n'amabuye, bavuga bati bamwamagana bavuga bati ibi ngibi wanditse ntago ari byo byari bikwiye kwandika, ubu nguko no kwihendura ku bakunzi b'ikipe ya Rayon Sports kwitabara ko ari indashima. Ubwo ayo ni amwe mu magambo yakoresheje, ati abafana b'ikipe ya Rayon Sports muri indashima, ni ibintu bikomeye cyane, ndetse abanavuga yuko rwose ngibi yavuze byanatuma tongera kugaruka muri ekipe ya Rayon Sports mu gihe icyo ari cyo cyose yaba yifuje kugaruka muri ekipe cyangwa se kugaruka muri shampiyona y'u Rwanda. Ni nyuma y'uko n'ubundi ikipe ya APR nayo yavuze yuko uyu musore itazongera kumukoresha mu myaka cyangwa se uko byakongera kugenda uko ariko kose. Abdul Rwatubyaye ni umwe mu basore b'ikipe ya Rayon Sports babayemo ndetse banagiriramo ibihe byiza, niko navuga muri ekipe ya Rayon Sports, kuko n'umwe mu bajyanye na Rayon Sports yakabakabye mu matsinda uyu musore yari ayirimo, ndetse ni umwe mu basore bafashije ikipe ya Rayon Sports kwegukana igikombe cy'amahoro. Ndakeka igikombe cy'amahoro Rayon Sports inaheruka cy'ejo bundi cya Jean Fidel Rwatubyaye Abdul yari ahari, ndetse n'imyaka yagiye itambuka agiye abafasha gutwara ibikombe mu buryo bugiye butandukanye. Abdul Rwatubyaye mu magambo ye nyine ati abareyo muri indashima, yatangiye avuga ati mu myaka itambutse ati nafashije gutwara ekipe ya Rayon Sports ibikombe, ati ariko ndi umwe mu bakinnyi bahoraga bavuga yuko ndi ikibazo muri ekipe ya Rayon Sports. Ati abafana ba Rayon Sports rero ati muri indashima, ibyo ngibyo yabibwiye abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports. Ayo ni amagambo yanditse ku mbuga nkoranyambaga ze. Uyu Rwatubyaye Abdul, bamwe mu bareyo batese Rwatubyaye ko wihenuye vuba ahangaha cyane, ibintu bimeze bite ko tubona hari ukuntu bigenze, uduhindutse gute mu buryo bwa vuba cyane? Ariko aya magambo yavuzwe na Abdul Rwatubyaye ni amwe mu magambo yababaje abakunzi ba ekipe ya Rayon Sports ndetse n'ubuyobozi bwa Rayon Sports buriho ubu ngubu buvuga buti uyu mugabo ntago yabazi ibyo twakorewe na bamwe mu basangirangendo barimo Muhire Keve. Binavuga yuko ari we wamutakiye cyangwa se wamubwiye ati abafana b'ikipe ya Rayon Sports bankoreye nk'ibyo bagukoreye, ati ibi ngibi bankoze, bavuga yuko nabagambaniye, nari kapiteni wabo, ndi umwe mu nkingi mwikorezi z'ikipe ya Rayon Sports muri no shampiyona. Ariko Muhire Keve nababajwe cyane no kuba atarigeze agaragara muri ekipe ya 11 basezuru. Yavuze yuko Muhire Keve mu nshuti ze avuga yuko ari umugambanyi yakorewe, ndetse ari no kudashima kw'abanyarwanda, akavuga ati abantu bari mu mupira w'amaguru ntabwo bashima ibyo twakoze. Ndi umwe mu bakinnyi bafashije ikipe ya Rayon Sports, ndi umwe mu bakinnyi batanze assist nyinshi muri no shampiyona. Ati gute mbura muri ekipe ya Rayon Sports muri ekipe ya Sezo hakabonekamo umukinnyi wa Mukura urangirije ku mwanya wa kangahe, hakabonekamo bamwe mu bakinnyi bigaragara ko ndusha urwego. Ati ibi ni ibintu bifatika. Muhire Keve mu gahinda gakomeye cyane rwose, binavuga yuko yagize ikibazo cyane, avuga ati yagize nk'ihungabana nka depression niko nabyita mu mitekerereze, mu buryo yifataga muri ekipe y'igihugu. Ubu ngubu ubona ko nyine ni umukinnyi wahise ukonja cyane. Aravuga ati wenda reka ne uvuga ko ntaba MVP cyangwa se nk'umukinnyi mwiza wa shampiyona, ariko byibuze nakabaye ni umwe mu bakinnyi bafatika muri ino shampiyona y'u Rwanda
Rwatubyaye rirabyumvisha aravuga ati abareye kuva kera ni ndashima, ati reka mpoze agati mu ntozi, ati reka ntere ibuye mu gihuru ndebe ikivumbukamo, numve reaction z'abareyo ndetse n'abafana n'iz'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports. Aravuga ati ariko uko byagenda uko ariko kose bisa nkaho abareyo muri bamwe mu bantu badashima, ati ntabwo mushima, ati rwose ibyo byo mubyumve mubyiteho, abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports ntimushima. Ubwo nyine nibyo bakoreye abo basore bagera kuri Muhire Kevin, Nsabimana Aimable, abo ni inshuti ze bakinanye muri defense ndetse banakinanye muri ino kipe ya Rayon Sports. Ati rero abareyo nyabuneka ntabwo mushima. Abo ni bamwe mu bakinnyi bagerageza kuganira na Abdul Rwatubyaye ni nyuma yuko Aimable Nsabimana bamubwiye yuko rwose nawe atazakomezanya n'ino kipe ya Rayon Sports ni nyuma y'ibyo yakoze. Bavuga bati numwe basore bajagaraje ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sports. Nsabimana Aimable, Muhire Kevin, abo ni bamwe mu bakinnyi bivuga yuko rwose batigeze bishimirwa muri equipe ya Rayon Sports muri ino season. Ariko hakavugwa ko hari n'abandi bakinnyi ba Rayon Sports bababajwe na bino bintu byakozwe n'abafana, ibyakozwe n'ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sports. Nabyo nyine Abdul yakurikije cyangwa se ari umwe mu byo abakinnyi bamubwiye bati iyi kipe nuko nguko yitere. Equipe ya Rayon Sports ku isoko kuri ubu ngubu nayo yakarije umurego mutayumva gutyo ivugamo ibyo bibazo bya Rwatubyaye Abdul n'iby'abande, ariko kuri ku isoko ry'igura n'igurisha yigize kabutindi, yigize nabi, iri kugura abakinnyi, iri kubaririza abakinnyi, yaciye ibiti n'amabuye. Iravuga ati twe tugomba kuzana abakinnyi bakomeye. Nyuma y'uko umuzamu Pavel Nzira umutoza wa Rayon Sports avuga yuko ngo adashobora kuba yamwemera, ariko bamwe mu bayobozi ba Rayon Sports bamugira ati uyu nguyu niwe ugomba kudufatira muri ino season. Avuga ati Pavel Nzira agomba gufatira ikipe ya Rayon Sports. Umutoza akababwira yuko Sebwato Nicolas ari umwe mu basore bagomba gufasha cyane ekipe ya Rayon Sports muri ino season. Rero ibyo ngibyo nibyo gutekereza tukareba ese koko Abdul uyu Sebwato cyangwa se Pavel Nzira yiduri bwemezwe mbere na mbere muri ekipe ya Rayon Sports. Uwo bita Musengo Tansere, uyu musore wakina ekipe ya Kiyovu Sport. Musengo yabwiye inshuti ze arazibwira ati Rayon Sports ngomba kuyerekezamo, nintajya muri Rayon ndajya muri polisi. Niyo magambo ya Musengo Tansere. Musengo arajya muri ekipe hagati ya Rayon Sports ndetse na polisi. Ibyo nabyo byo gutegereza, tukareba ko mubwira abantu ngo mujye muri link nyirika aho ngaho hasi muri comment ya mbere, mubaze mwinjiye muri groupe ya WhatsApp. Ni groupe nziza cyane iri kugenda iberamo ibintu bigiye bitandukanye, n'aya makuru mubona, ibyo byose mugenda mubona amakuru mubona ndikiraho hano mbanza kugenda yashyira kuri WhatsApp yanjye. Ni urubuga rwa WhatsApp tugenda duhuriramo, ariko by'umwihariko ngenda kiramo updates zigiye zitandukanye. Ni nyinshi, ziba ari nyinshi cyane, ziba ari za ndani nyinshi, ama video mutarigera mubona ahandi hantu. Ayo yose aba ari muri groupe yanjye ya WhatsApp. Ariko uyu Musengo we yavuze yuko ariko na subscribe nizere ko mwamaze kuyikora kuri no YouTube channel yacu. Musengo yavuze yuko atazigera rwose akinira ikipe itari Rayon Sports mu gihe icyo cyose Rayon Sports yaba imwifuje. Uwo ni Musengo ndetse n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye ekipe ya Rayon Sports ikomeje kugenda yifuza. Ariko abo bakinnyi hari Musengo wifuza Rayon Sports cyane kurusha uko wenda niyo inamushaka. Hari Pavel Nzira uvuga ati ngomba kugaruka nkihorera ku bafana b'ikipe ya APR ndetse n'ubuyobozi bw'ikipe ya APR tugatwara na championnat n'ikipe ya Rayon Sports. Hari Sebwato Nicolas ushaka kuza muri ekipe ya Rayon Sports, ushaka kuva muri Mukura Victory Sport akaza muri ekipe ya Rayon Sports. Akavuga ati rero abo bose n'abakinnyi bari kwifuza cyane kwerekeza muri ekipe ya Rayon Sports. Hari abakinnyi babyifuza, ariko hari nabo ekipe ya Rayon Sports iri gushaka, ndetse n'ubita Usabimana Olivier, uyu musore uguturuka muri ekipe ya Marine Football Club. Uyu Olivier arashaka kuza muri ekipe nawe ya Rayon Sports, ndetse n'umutoza aramwifuza mu buryo bukomeye cyane. Uyu ni Winga Matachari ugomba kuza gusimura Iraguha Haji w'ikipe ya Rayon Sports.
ese koko Rayon Sport iremera kuzana Olivier Usabimana wasabwe n'umutoza wa Rayon Sport ndetse n'aba bakinnyi bose bagomba kuza muri ekipe ya Rayon Sport? Ibyo nibyo kugenda dutegereza tukareba, ariko abo ni abakinnyi bari kwifuzwa cyane muri ekipe ya Rayon Sport.